icyo shenge rukundo rukumbi rwanjye inyenyeri isize mu kirere cyanjye kwezi kuzamurikira bazanurumi zuba rizumisha ibyo nasize nanitse icyo shenge rukumbi w'intera amatsiko winsetse nanone uzi ko ntari buze kugukumbura kandi ubizi neza ko nanone duhorana icyo mwari nkimwikubita uruhande rambaza ati musore urashaka iki ndamubwira ati ndashaka umwari nkawe umwari uberewe u Rwanda nkawe ufite umuco w'u Rwanda gusigasira indangagaciro kandi no kubaha abanyarwanda anyinjira arambwira ati icyo umusore si ibyo nge nshaka ndebye koko nsanga ni wa mwari w'imihanda uryo ushaka kashi uherereye kuri ba bandi batura hasi bakabona ikofi yabona ikofi akaguha byose ashaka icyo nyamwari urashaka iki nyamwari urashaka w'abasore basinya amasheke hato ngo ngiye utarasinya ngire ku intebe y'ishuri ngo ntacyo twavugana nyamwari nyihanganira nakubita ikofi hasi ngize ngo ndakubita ikofi hasi umugani warumaga ngo ntanda y'ibijegera imihanda yatugize ibisazi abanigana twe turasetsa ndashaka kukujyana mu rugo nkakwereka mama na papa ngibye imihanda itubwira nanjye sinzi neza niba ari byo ndimo gusa iyo tugiye gushaka izi pepa twirengagiza ibintu byose dusize inyuma gusenga tukabiharira ababyeyi n'abatubandi batiri The Ben Empire. Avoid and you pray. Ndagusuhuje kandi none nguhaye ikaze ngushimiye ko udukurikira umunsi ku munsi. Ngewe nitwa Mr Bean, iyo utarengejeho promoter ntago reba byuzuye. Urabizi ko ndi umwana w'umushi ubikunda kandi ubyemera. Iyi ni Ben Empire. Uyu munsi muri wa mujyo mwiza duhoramo, uyu munsi mpuye n'impano. Irambwira ati ngewe buriya imivugo nzi kuyivuga inzi no kuririmba. Ndagira ngo mubereke hanyuma mwebwe murambwira muri commentaire mumbwire ngo gahunda zimeze gute. Witwa nde? So banyita Omar. Omar. Yes. Wo muri Nigeria? No. Omar wone muri Nigeria no umwe ariko ba Omar dukunda guhuza amazina kenshi ndiko ntago ari wa Nigeria ni Omar w'u Rwanda hano Buga umusore wa Bugarama. Warambwiye ngo ufite impano yo kuririmba ni kuvuga imivugo ngo nta kintu wundi wanamwe nta kintu kiba udashoboye. Uyu munsi turahuye dore wambaye na kaniforume uvuye gufata amanota ushobora no kuba kabiroti kaba byagenze neza. Biroti ni success umwana w'umunyarwanda mpamvu yo gusigaye. Okay, twagiye rero ugiye kwiyereka abanyarwanda icyo wowe ushoboye. Nicyo kintu ugiye kunkorera. Ubu ngiye nkuzanya hano ngo unyereke ikintu wowe ushoboye. Hanyuma abanyarwanda bambwira ati dukora iki. So ntago bigoye kwiyereka abanyarwanda ariko mbere na mbere nabanza nkanabashimira ntabwo ati ni byiza kuba tugiye kuba tubanye kandi nkeke ko tuzakomeza no kubana indacyahari wese ibyo bintu uvuze kuko ntago mbeshye imivugo ndashoboye ngoma ndashoboye nyine ubundi ni rumaga wigendera ni rumaga wigendera usibye ko tugera kirenge mu cyabatubanjirije cyangwa mu cyabaturanyi ati ni rumaga wigendera ni rumaga mbere yuko utangira rumaga ni muntu ki kuri wowe rumaga numuntu w'icyitegererezo kuri nge ni role model mufata nka Big Daddy ndamwubaha ndamukunda cyane ko rumaga buriya mbona nyine ni umuntu ufite ejo h'u Rwanda abaduteza imbere kandi n'umuco wacu uzamura atuma umuco udacika baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika ariko wehe aguma kuwusigasira no kuwuzamura. Banza rero utwiyereke hajya mwege muvuga imivuga ngo wikore no gukora mu nganda. Hanyuma rero banza utwiyereke numara kutwiyereka mbone kukubaza. So ngiye kubanza guhera ni igice ndavuga igice kubera yuko nta agapfundikiye gatera amatsiko reka ngume mbatera amatsiko ku buryo nejo bazankumbura ngiye gukubwira agasigo bita mwari wanjye. Twagisha icyo shenge rukundo rukumbi rwanjye inyenyeri isize mu kirere cyanjye kwezi kuzamurikira bazanurumi zuba rizumisha ibyo nasize nanitse icyo shenge rukumbi w'intera amatsiko winsetse nanone uzi ko ntari buze kugukumbura kandi ubizi neza ko nanone duhorana icyo mwari nkimwikubita uruhande rambaza ati musore urashaka iki ndamubwira ati ndashaka umwari nkawe umwari uberewe u Rwanda nkawe ufite umuco w'u Rwanda gusigasira indangagaciro kandi no kubaha abanyarwanda anyinjira arambwira ati icyo umusore si ibyo nge nshaka ndebye koko nsanga ni wa mwari w'imihanda uryo ushaka kashi uherereye kuri ba bandi batura hasi bakabona ikofi yabona ikofi akaguha byose ashaka icyo nyamwari urashaka iki nyamwari urashaka w'abasore basinya amasheke hato ngo ngiye utarasinya ngire ku intebe y'ishuri ngo ntacyo twavugana nyamwari nyihanganira nakubita ikofi hasi ngize ngo ndakubita ikofi hasi umugani warumaga ngo ntanda y'ibijegera hasi ubu nkora iki mbase se nico umutwe ubibone icyo nyamwari mbabarira nsekere byibuze bwarimwe niyo napfira mu byishimo n'umunezero wawe nyamwari yo nkurebye mu utemba itoto nakureba nkabona amata n'ubuki yagara mu Rwanda nyamwari urashaka iki nyamwari mbabarira unyemerere rimwe
umwe dusohokana umunsi umwe wenda nanjye hato ukabona ngira ishema mu rubyiruko mu rungano banshigera bakavuga ati ntacyo maze nagera hose bakambwira ati dore wa musore wagumiwe se nyamwari urashaka iki. Iyo mvugo ntago ari iwacu i Rwanda, siko yagahoze, siko Rwanda rwagahoze. Dore no ku bwa Mutara wa gatatu Rudahigwa yarakubise aravuga ati ndashaka independence, akubitira abaruhu rwera, akubitira kure, icyo nyamwari urashaka iki. Aso nibyo ngibyo. none aho ngaho ho urankomye nubwo atari ngira ubuze kubikubwira ariko urankomye. None warambwiye ati ngere ko ntago nzi kuvuga imivugo gusa, buriya no kuririmba mu nganzo buriya naho njyamo nkaririmba. Hari akantu waba udufitiye nakubanza ukatwereke. So mu nganzo muri muzika wenda reka ngerageze ndebe gusa nyine namwe murabibona uyu munsi wenda muze kunyereka urukundo namwe mubimbwire mumbwire icyo nshoboye nicyo ndashoboye, ariko ntimukajye mushima umuntu kubera hari muze no kumbwiza ukuri muze kumpishira. So mu nganzo reka ngukorera akarimbo nako nakise mwiza karavuga ati oh Mali stay in my side, I don't fall for you, I fall in love with you. Sometime oh baby call me Mbera mwiza, icyo nzi icyo nza kubera malaika. Baby you come to me, you fall with me. Mbera mwiza, wenda nza kujyana mu rugo n'ababyeyi nzabamenyesha. Baby you coming for me. So ariko nuko byashobokaga kubera ko nkibuka shot kubera ko ari ukuntu gikora irigisi yayo utarifata neza, ariko hari nindi wenda ashobora kuvuga ati ni bazi wa trap nyine. So nafashiye ku njyana yabo ya pop mu byita yavuga ati imihanda yatugize ibisazi, abanigana twe turasetsa ndashaka kukujyana mu rugo nkakwereka mama na papa ng'iby'imihanda itubwira. Nanjye sinzi neza niba ari byo ndimo, gusa iyo tugiye gushaka izi paper twirengagiza ibintu byose dusize inyuma, gusenga tukabiharira ababyeyi n'abatubandi batiri. Oya ndi kubona utuntu twose urashaka kutwiharira, n'undi urashaka kuba byose. Ntabwo nshaka kuba byose, ariko ahantu hose ugomba gukora kubera yuko buri yuko ukoza ahantu hamwe arabagira ishyari. Nanjye rero kugira ngo ntazatira abandi ishyari, wenda Melody ashobora kubona mwanza akavuga ati ntago mukunda na Kirisizi cyane ko mbafata ni icyitegerezo baroro urabakunda bose muri abaroro modo. So ziwo trap ya muna ngiye kwa Bruce Melody na Kirisizi akarakara, niyo mpamvu uvuga ati ngiye hose ngafatira hose, ariko so bigenda biza gakeya biraterwa n'icyo abanyarwanda bambwiye cyangwa icyo bari bitubwiye. Ariko nge nduhitamo nahitamo imivugo nanone nabwo ntago, kuko ngewe abo tuzaguhuza muze kumbwira nge nduhitamo nahitamo imivugo kuko niho wankomye ndumva mu mizigo y'imivugo nkoresheje zavugo z'abanyarwanda hano iwacu ku mihanda ngo ni imizigo. Yes, mu mivugo ndabikunda cyane, gusa no mu ngoma wenda nta wanga amahitamo y'umuntu, ni nko kwanga impano ubundi buriya kwanga impano ubundi ni icyaha gikomeye cyane unakosheje. Gusa wowe mitiyemo ngambwe ngo urakoze undebeye kinkwiriye. None icyo abanyarwanda bari bumbwire icyo muhurizaho mwese, buriya umuntu ashyira imbaraga mu gikunzwe, icyo unagomba kubashimisha mu bakumva baranyuzwe, niho nanjye najya cyane kandi nabo tugaburira nibo duhereza. Ahubwo sinzi impamvu bataba bibona. Wavuze ko modo yawe Rumaga umwemera. Ikivugo igisigo cya Rumaga aherutse gusohora urakiza? Icyo bita nzaza, ari icyo afite bita nzaza ari kumwe na Kenny Solo, akaba afite n'ikindi na Gracian bita Gatanya. Ibyo nibyo mperutse nibyo ejo bundi. Icyitwa urukundo gw'ikigasa ntacyo ntago ndakimenya, nimba gisotse ndi karasi wenda byashoboka. Wari uri ku ishuri. Icyo uzi mu byo yakoze wavugaho gato ni iki? Icyo nzi cya Rumaga yakozeho navugaho gatoya ni icyo yakoze ari kumwe na Bruce Melody, kiriya gisigo bita so ntabwo ndi kukibuka izina, ariko hari agace na gatuzimo. Yes, nibuka neza yuko yarimo arabwira umukobwa, arimo aramubwira ati ngo yaramwanze nyine aramwanga aramukatira. Bruce Melody ari kuvuga ngo wanga ibyo nanywaga mbo ubundi nta nubwo ntago ari zawe, reka tubyihorere, nta kundi ntago ari ibyawe. Mu Rwanda ninde muhanzi ukunda? Mu Rwanda so mu Rwanda cyane nkunda uwo bita Bruce Melody, kuko Bruce Melody mufatira icyitegererezo, ni umuntu ugeze kure
wenda yaravuze ngo ntabwo yabagikorana n'abanyarwanda ariko nuko ageze ku rugero rwiza ariko si uko batakorana ahubwo nuko hari igihe ureba ukabona ibintu urwego biriho ukavuga ati kanye mvuge gutya ariko kugira ngo ejo hari n'undi yazamura buriya Bruce Melody ntabwo avuga ko atakorana nabo ahubwo yabazamura ariko Bruce Melody mukunda cyane agakurikira bita Kenisol Kenisol nawe nyine mufollowinga cyane nta kintu cye ntabandeba buriya Kenisol ngira agacerenge kanje mu nkuru zanjye cyangwa se mu biganiro byanjye ngira agacerenge kitwa face to face yes imba nkureba nyine nawe undeba hanyuma nkakwibariza video za Baritazari warazibonye Baritazari uri wa Uganda ntago ari wa Uganda wowe mbwira video za Baritazari warazibonye oya nta video Baritazari nabonye ntababonye waramwumvishe se naramwumvishe yakoze iki Baritazari ngo yabomo y'abagore 400 ijambo kubomora warikuye kubomora naryumvanye Metero Nzovu ni Metero Nzovu numvishe imari ivuga arimo arasenga avuga ati mana ufashe Baritazari wabomo y'abagore 400 noneho n'ababiri ntabakibasha kubabomora gusa yamusabye ntabwo nabyifuza kuvuga mu mugenzi wanjye kari akantu ko kubomora abagore 400 nyine yakoze nawe si sawa ariko nta byahozeho na Salomo yabomoye igihombe Salomo muri Bibiliya barabivuga ukivugaho mu kibazo naribuze kukubaza harimo Salomo muri Bibiliya bavuga ko yabomoye yarongoye abagore barenga igihombe nkubajije ikibazo cyiza umugore wa 47 yabomoye yitwaga iki kibazo kiragoye daddy kiragoye daddy gusa wowe kuba kigoye kiragoye ariko uzi umpaye umwanya research nakora nk'isaha imwe wamumenya mu isaha imwe wenda ubutaha none hari ijambo rigezweho ryitwa umupuri ni iki daddy nanone nabwo uranchallenge urabizi no nkiva karasi ntago ndajya mu mizi mvugo za hano hanze ngo nisange muri iryo jambo umupuri gusa nanjye washonesha ijambo umupuri ryazanywe n'abantu bitwa DJ Brian na ba Jihadi hamaze iminsi saga y'umu ministeri wo muri Uganda wagiye hanze nyine yereka bene wabo ngagiye muri dusha amwereka ibyo hasi barangije abadipati umugore w'umukobwa ngo yarafite n'umupuri munini urumva ubwo bavuga umupuri imari y'abadamusha ubu ngubu systeme nuko zimeze noneho nkagira ikindi kibazo cyo kukubaza ari nacyo cya nyuma nkakubaza ngo mbwira ngiye gucarengenga umuhamuno buryo kandi uvuye ku ishuri n'ubu ngubu warimo winjiye mu nzu inyamaswa iri kukwirukankana nako abantu bari kukwirukankana ukinjira mu nzu ugasangamo intare yapfuye hanyuma ukikingirana nyuko ko abantu bashaka kwica bari hanze wakora iki kugira ngo ucike iyo ntare intare yapfuye wowe winjiye mu nzu usanzemo intare yishwe n'inzara hanyuma noneho kandi wowe yanzu yihungiyemo ukora iki kugira ngo usohoke ucitse yanyu icyo nakora kubera ko abantu nubwo bari kunyirukaho wasanga batamfite umutima mubi abo badashaka kunyica just kugira ngo nanjye ntababangamira ngo mbice nakingura noneho yantari kubera ko yambonye ninjira nibona nkingura agira ngo ngiye gusohoka nyine noneho ninkingura mbarya karaba bwati mwegere hirya nyine noneho nkingure mene nk'usohotse mite ndekura urugi yantari soka iruka ibisobanuro byose sobanura ntabwo biri buze guhura kuko intare yapfuye yishwe n'inzara intare yapfuye ngabubwira ikintu saba abanyarwanda twikomereza so ikintu saba abanyarwanda wenda bambe hafi nyine ndi umunyeshuri ibi bintu ntago mfite experience ihagije bambe hafi bambwira igikenewe bambwira icyo nakora kugira ngo nzamure ariko buri umuntu agutera inkunga y'ibyo ugomba gukora anagutera inkunga yuko wabikora y'inzira byacamo kugira ngo bigere kuri achieved noneho nanjye mbe wa muntu ufite inzozi ariko zinagezweho wenda ngewe ntago mfite ubushobozi bwo kuba nakijyana studio ngo mbite nabikora gutya ariko wenda hagize umfasha wenda mu banyarwanda bose uwo kiri bushimishe cyangwa undi bushimishe kiriya gisigo cyangwa undi bushimishe aze ukubinyandikira muri comment ambwira ati nagufasha gutya kandi abanyarwanda ndabakunda urumva ariko ugiye muri studio poet wayikora neza so ngiye muri studio ndakeka poet nayikora neza kandi cyane ko
nashyiramo n'ibindi birenze kugira ngo ndebe ko hari icyo nakora kugira ngo abanyarwanda twishimane kandi nanibutse wa muco w'abanyarwanda bacu wahoze kuva kera cyane cyane ko ubu n'ubuvanganzo bwo muri rubanda kandi birakenewe ku bana bacu n'abo h'ejo haza n'u Rwanda rw'ejo hazaza. Ndagushimiye rero kandi wakoze. Namwe mwakoze kubona natwe. Sawa.